twese turahangaha kandi twese tuzi neza yuko agiye mu ijuru. Ni agahinda n'inkuru y'umubabaro kuri buri muntu wese ugiye kumva iyi nkuru kuri uyu mwana w'umukobwa Chelsea wamaze kuba yakitaba Imana. Kugeza kuri ubu ngubu imiryango ye, famiye ze bakaba bari mu gahinda babaje kubw'uyu mwana. Bamwe na bamwe bagiye batanga ubuhamya bwe bavuga ko yari umwana rwose uririmba neza, umwana uzi icyo gukora ku murimo w'Imana, dore ko bamwe na bamwe bagiye bagira agahinda bitewe n'uburyo ki yari afite ijwi ryiza, yari afite ibihangano byinshi ngo yari yaramaze gutegura, kuko yari afite ngo intego yo kuba yazashyira hanze indirimbo z'amashusho cyangwa se indirimbo za audio, ariko ariwe uzikoreye. Bagiye batanga ibitekerezo byinshi kuri we, benshi bamwe na bamwe bagiye batanga ubuhamya kuri uyu mwana Chelsea bavuga bati uyu mwana ari umwana witonda, yari umuhanga cyane cyane, dore ko ngo yakundaga kwiga cyane, amasomo niyo yashyiraga imbere kuruta ibindi. Rero iyi ni inkuru yababaje buri wese, iyi ni inkuru yageze kuri buri wese, imitima ya buri umwe wese irashengurwa, buri umwe wese arababara ku buryo kubyakira haba ku babyeyi haba ku bavandimwe byabanje kuba byabagora, byabanje kuba batabyiyumvisha, dore ko uyu mwana w'umukobwa ngo yari yavuye iwabo ahagana ajya mu kwisanzurana n'inshuti ze, ajya kuganira nabo, hanyuma ari nabwo yaje guhura n'iki kibazo, ahura n'ikibazo kimeze gutya cyo kuba yakitaba Imana. Ese wakibaza uyu mwana yazize iki? Ese niki cyamwishe? Ese niki cyatumye intandaro y'urupfu rwe iba? Byose ni mu kanya. Kora subscribe cyangwa se ukanda handitse sabone kugira ngo ibwana byose uzajya gutegurira bijye bikugereraho ku gihe. Mu gitondo cyo kuwa mbere tariki 4 Ugushyingo nibwo humvikanye inkuru mbi y'uyu mwana w'umukobwa Shanita w'imyaka 24 y'amavuko, akaba ari umuvandimwe w'umunyana Shanita wabaye Miss East Africa ndetse akanatwara ikamba ry'igisonga cya Miss 2018. Nk'uko twabivuze muri video y'ubushize, twababwiye ko uyu mwana w'umukobwa yari umuhanzi muri worship team cyangwa ministries healing, akaba yari umuririmbyi, akaba nyine yari afite impano y'uburirimbyi, akaba yari umwana uzi kuririmba cyane ku rwego rushimishije cyane cyane, akaba yaramenyekanye mu ndirimbo ivuga ngo mwami icyo wavuze ntigihera, kandi ngo koko nyine icyo wavuze ngo ntago gihera, dore ko uyu mwana nyine yaramaze kwiga, yaramaze kuba yaba umwana ugeze ku rwego rushimishije. Rero akaba yari umuririmbyi kandi akaba yifuzaga ngo kuzasohora nawe indirimbo ku rwe ruhande, akaba yifuzaga kuzagera ku rwego ruri hejuru ku yindi ntera, ariko nyine Imana ikaba yamwisubije. Nk'uko mubibona ku mafoto, nk'uko mubibona nuko byagenze. Uyu mwana w'umukobwa kuri ubu ngubu ntago akibarirwa mu mwuka w'abazima. Mu butumwa Ministries ya Healing yatanze yagize ati: Toniya wacu twagukundaga, ntabwo tuzigera tukibagirwa mu mitima yacu, gusa ntabwo tuzigera twibagirwa ijwi ryawe waririmbaga, dore ko waririmbaga ijwi rya soprano, ukaba wari umukobwa utunezeza, ukaba umukobwa udushimisha, ntabwo tuzigera tukwibagirwa. Bagira bati twari tumaranye imyaka igera muri 5 uyu mwana w'umukobwa turirimbana, twamukundaga, dore ko hari byinshi abashaka kuba yatugishamo inama, ariko basoza bagira bati hahirwa abapfa bapfira mu mwami, kuko ubwami bwabo ari ubwabo. Kandi bagira bati Imana ikwakire mu bayo, wari umukristo mwiza, wari umuririmbyi mwiza, nubwo ugiye utageze ku ntego wari waravuze cyangwa se ku ntego Imana yari yaragupangiye, ariko basoje bagira bati n'ukuri Toniya twagukundaga, kubura tubuze umuntu w'agaciro, tubuze umuntu w'ingenzi cyane, kuko ni igikomere, ni inkuru ibabaje kuri twebwe, dore yuko
twari turi kwitega yuko mu minsi mikeya hari ibindi bihangano tuzakora, ariko nyine Imana nuko yashimye ko bigomba kuba byagenda. Gusa nyine nk'uko mubibona cyangwa se nk'uko buri umwe wese areba aya mashusho, ni ibintu byashenguye imitima ya buri wese, bishengura imitima y'Abanyarwanda muri rusange. Kubura umwana w'urubyiruko, kubura umwana ukiri mutoya, ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye agahinda. Bamwe mu bagiye batanga ubuhamya bagize bati Tonia yari intwari, haba mu baturanyi, haba mu nshuti ze, haba mu basengana, haba mu baririmbana. Yari umwana ukunda guseka cyane, dore yuko ngo yari umwana ugira ibyishimo cyane, yagiraga morali. Ababyeyi be nabo bagize bati tubuze umwana, tubuze uw'agaciro, atari ko nk'uko buri umwe wese abibona, nk'uko buri wese abona uko bimeze, nta kundi twabigenza, nta kundi twabyitwaramo, tugomba kubyakira kuko Imana nyine yamwakiriye mu bayo. Imana nyine yabonye ko ari ngombwa ko abasha kuba yagenda akatuvamo. Ni ukwihangana, ni ukukomera, tugakomera kandi tudatenebutse. Cya mbere tugakomeza tugakurikira ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niyo nkota ya mbere igomba kuba yaturanga. Bamwe mu bo bavukana, haba mu babyeyi be, bashenguwe n'agahinda k'uyu mwana w'umukobwa, bagira bati twebwe ibi ngibi ntabwo twari tubyiteze, uru rupfu ntabwo twari turwiteze, dore ko uyu mwana yari yagiye ari muzima, yari yagiye nta kibazo na kimwe afite, hanyuma bikaza kugenda gutya tukumva iyi nkuru batubwira yuko ashizemo umwuka. Twakomezaga kwihanganisha uyu muryango, dukomeza kubabwira kwihangana, kuko nyine ibyabaye nta kundi, nta kindi twarenzaho. Imana gusa yakire uyu mwana w'umukobwa, kandi nabo baririmbanaga dukomeza kubaha ihumure, dukomeza kubabwira ko bagomba kwihangana, ko bibaho mu buzima, kandi icyo Imana yapanze ntawe ubasha kukiba yagihindura cyangwa se kuba kuraho, kuko Imana ibyo yapanze nyine biba ari ibyo, kandi Imana igena uko ishaka. Rero uyu mwana w'umukobwa dukomeza kumusabira, dukomeza kuba twamusengera kugira ngo Imana imwakire mu bayo, haba abasigaye, haba inshuti, haba imiryango, bakomeze bakomere kandi bakomeze bihangane, kuko babuze uw'agaciro, babuze umujyambere, babuze igihugu cyabuze umujyambere. Dukomeza nyine kubihanganisha kugira ngo dukomeze gukomera, kandi Imana twizera ko yamaze kuba yamwakira mu bayo. Yari inkuru y'agahinda, yari inkuru ibabaje, gusa nk'uko mubizi, icya mbere ni ukwihangana, kandi tukihanganira ibitugezeho, tukaba twafata igihe cyo kwihangana, kuko biragoye kubyumva, biragoye kubyiyumvisha ko byaba, ariko icyabaye nyine ngo nta muntu n'umwe ushobora kuba wagihindura uretse Imana, niyo ibifite urufunguzo rwa nyuma. Wakoze gukomeza gukurikira Urusaro TV, wibuka gukora subscribe ku muntu utarayikoze, comment ibitekerezo byawe by'uko wifuza ko nazajya nkugeza ibiganiro umunsi ku munsi. Wibuka ukore share, ume like, ume ibitekerezo byawe uko nazajya nkugezaho ibiganiro umunsi ku munsi.